ngo ibyo bibazo ntacyo bizagutwara kubera ko ntago ari Imana yabigusizemo. Ndagira nkubwire ngo ntabwo ari Imana ibyo bibazo yabigusizemo, niyo mpamvu Imana igiye kugukura muri ibyo bibazo. Haleluya, ntabwo ari Imana. Hari amatanura usanga abantu barajugunywemo n'abarozi, ugasanga abantu nibashaka akazi bakabone, ugasanga umuntu yarize, ugasanga umuntu yize ibintu bijyanye bitandukanye ariko ugasanga nta kazi afite, ugasanga benshi ni amatanura abarozi babasizeho. Ariko ndagira nkubwire ngo iryo tanura ntabwo ari Imana yari gusizeho, Imana igiye kuri gukuramo mu izina rya Yesu. Hari abakobwa tuzi bamaze igihe kirekire babuze urushako, bavuga ati ese Mana twebwe tuzabona abagabo gute, ese twebwe Mana tuzabona ingo z'umugisha gute? Ndagira nkubwire ngo iryo tanura abarozi bagusizemo Imana iri gukuyemo nonaha mu izina rya Yesu. Tangira utambutse amashimwe kubera ko ndabona Imana igiye gukora ibidasanzwe ku buzima bwawe. Hari abantu bajugunywe hari abantu abarozi bajugunye mu itanura, babajugunye mu itanura yo kudashaka, bajya mu itanura yo kudakizwa. Ndagira nkubwire ngo ayo matanura yose Imana yabakuyemo mu izina rya Yesu. Imana itugirire neza. Saduraka na Meshake na Abedenego bahamya Imana yabo, baragenda ngo babatamwitanura ry'umuriro. Bari bazi ko birangiye, umwami yaravuga ati nibo bashyira mwari ryatanura byanjye bikunde barahita basha barangire. Ariko ngo babasizemo ngo barareba, ngo baje kureba bazi ko byarangiye, babona ngo ntacyo babaye. Ari igihe bakuroga, ari igihe uhura n'abantu bakurwanya bakakugamara, bamwe bakajya bakakuroga bakumva ko wapfuye, bakaza baje kureba bazi ko byarangiye. Ariko ndagira ngo utangarize ntabyo bazabona. Imana itugirire neza. Ngo baje kureba bararunguruka bareba ko ari cyo byarangiye, ariko babona abantu, babona bari mu muriro, babona barakomeye. Ndagira nkubwire ngo nawe Imana nigukomereze muri icyo kigeragezo urimo, kubera ko isaha igiye kugera Imana ikigukuremo mu izina rya Yesu. Haleluya. Ngo nuko ngo barangije ngo barareba babona itwa rukundo, mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ubwamvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye, ashaka kunyihebesha byantumbira mu ijuru. Ndeba y'umukiza wanjye wabinkuyeho rwose, kera yaramogereye nuko sinzarimbuka. Uwiteka umucamanza yambonyeho amaraso, ntancira urubanza rubi, anyita ukiranutse. Haleluya, haleluya. Indirimbo iratubwiye ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira, ni umukuru w'abatambyi ngo kandi yitwa Rukundo. Haleluya. Nyemera nawe uyu munsi wa none ureka Imana aba ari ikuvugira muri ibyo bibazo byawe, ureka Imana aba ari ikuvugira. Haleluya, haleluya. Muri ibyo bikugoye byose ureka Imana aba ari ikuvugira mu izina rya Yesu. Abango mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ubwo mvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Haleluya. Ndagira nkubwire ngo nawe uyu munsi wa none ubw'Imana iri kukuvugire nta mwanzi washobora kukwirukana ku Mana. Haleluya. Nta mwanzi wamukwirukana. Aho numwe niko indirimbo itubwiye ngo Uwiteka umucamanza yambonyeho amaraso, ngo ntancira urubanza rubi, anyita ukiranutse. Ngo yarancunguye mbuwe niko kunyishimira, kuko adapfa singipfuye, nge na Yesu turi umwe. Amen. Ndagira nkubwire ngo iyi ndirimbo yatuwe ngo Uwiteka umucamanza yabonye ngo ntancira urubanza rubi,
anyita ukiranutse. Ndagira nkubwire ngo nawe aka kanya ntago Imana igucira urubanza rubi, Imana ikwita ukiranutse kubera ko wayizeye nk'umwami n'umukiza, ukakira agakiza muri wowe. Imana nta rubanza iguciraho, ahubwo ikwita ukiranutse kuko wogejwe n'amaraso ya Yesu. Imana itugirire neza. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri muri Danieli. Iri ni ijambo ritubwiye kuri Saduraka na Meshake na Bedenego. Haleluya. Aba bantu bagize ubutware bwo guhamya Imana, bagize ubutware bwo guhamya Imana yabo. Niyo mpamvu indirimbo yatubwiye ngo numara kumwemera ngo nk'umukiza wawe, ngo muhamye mu bandi ibyo yagukoreye. Uyu Saduraka na Meshake na Bedenego bari abantu basengaga Imana, bari abantu basengaga Imana ikishima, bari abantu Imana yishimiraga cyane. Ariko umunsi umwe ngo umwami arababwira ati ngo nimufate Saduraka na Meshake na Bedenego nabo mubazane nabo babashe kundamya. Ariko Saduraka na Meshake na Bedenego barahakana, baravuga ati ntabwo twareka Imana yacu, nta yindi Mana tuzakorera. Ndagira nkubwire ngo nawe ntagire indi Mana nimwe uzigera ukorera mu buzima bwawe, uzaramye Uwiteka Imana yonyine kuko niyo ishoboye byose. Twabonye Imana ishoboye byose. Imana yigaragaje kuri Eliya ari ku musozi Karumeli, ngo yagezeho ngo abahanuzi ba Bayali baramubwira ngo nyamara Imana yacu niyo ifite imbaraga. Haleluya. Abahanuzi ba Bayali baramubwira ati tw'Imana yacu niyo ifite imbaraga. Barangije ngo baravuga ngo tugende ku musozi Karumeli niho Imana nyakuri iri bumenyekane. Gako kanya ngo batwika, ngo bazana ngo igitambo ngo bagishyira aha, ngo Imana ngo iri busubirishe umuriro ngo iki gitambo kigashya, ngo niyo Mana tuzasenga. Ngo abahanuzi ba Bayali barikebagura, ariko ngo babona ntacyo biri gutanga. Baravuga ati nyambara ngo bagezeho ngo bigera nimugoroba ngo nta kintu na kimwe byatanze, ngo barikebagura bakora ibiki n'ibiki. Dufite abantu bafite ibigirwamana mu mitima yabo, batumva ko Imana ariyo yakora ibitangaza ku buzima bwabo, bakumva ko bandi bya bigirwamana ari abafite ibigirwamana by'abapfumu, ari abafite ibigirwamana by'amafaranga bafite, bakumva ko amafaranga bafite ariyo yonyine yabasha kubakiza. Ariko ndagira nkubwire ngo ayo mafaranga ntacyo yagukiza, Imana itagukijije mu izina rya Yesu. Ndagira nkubwire ngo abo bapfumu ujyamo ntacyo abo bapfumu bakugezaho, Imana itagize aho ikugeza ntacyo bapfumu bakugezaho. Ahubwo ndagira nkubwire ngo iyi Mana yagaragaye kuri Eliya ari ku musozi Karumeli. Ndagira nkubwire ngo nawe naba ariyo wiringira nonaha, kubera ko ngo Eliya yarababwiye ati noneho ngewe nimba byabananiye nimucukure uruhavu runini musukwemo n'amazi, Imana kugira yanjye yigaragaze. Baranye ngo bafata cya gitambo bagishyira hejuru ya zawe. Gako kanya ngaravuga ati Uwiteka uyu munsi bimenyekane kuri Uwiteka Imana. Ndagira nkubwire ngo nawe nuzajya uhura n'ibibazo, nuzajya uhona abantu bari kugupinga bavuga ati ntagusenga, ujye ubwira Imana, uyibwira ati Imana ndashaka ko uyu munsi bimenyekana kuri uyu musozi ndiho. Haleluya. Uyibwize ukuri, kuko nubwira Imana izakumva. Kuko nasomye ijambo rirambwira ngo nimusaba icyo mushaka muzagihabwa. Wikwisuzugura, wikumva ko Imana itakumva, wikumva ko Imana itagusubiza. Ndagira nkubwire ngo we saba Imana icyo ushaka, Imana irakiguhereza. Gako kanya Eliya yaravuze ngo bimenyekane ko ari Uwiteka Imana, ari wowe Uwiteka Imana. Gako kanya ngo umuriro uramanuka, ngo utwika igitambo kirashya. Haleluya, haleluya. Ako kanya ijwi ry'Imana riramanuka muri ya mazi. Ndagira nkubwire ngo aho Imana yageze ntago igikangwa n'ibikomeye, ntago igikangwa n'ibyo bibazo urimo. Ndagira nkubwire ngo isaha y'Imana yo yageze iba yageze. Imana yo yaje kugutabara, iba yaje kugutabara. Nta muntu yitanga imbere, Imana yo yaje kugutabara. Umurozi ntabwo yitambika imbere y'ubutabazi bwawe, kuko ntabwo byamuhira, kubera ko hejuru y'imbaraga z'uwo murozi ukurwanya hari imbaraga. Hari imbaraga z'Imana, hari imbaraga zikora ibyananiranye, hari imbaraga ziri hejuru y'abo barozi, hari imbaraga ziri hejuru y'abo bapfumu, hari
Haleluya, haleluya. Imana itugirire neza. Uyu Eliya ngo nuko ngo akisenga ngo umuriro waramanutse ngutwika igitambo kirashya. Haleluya, haleluya, haleluya. Abahanuzi ba Bayali bikubita hasi bakorwa n'isoni. Ndagira nkubwire ngo nawe abavuga kudasenga Imana abo bagiye gukorwa n'isoni. Imana igiye kukwigaragariza, Imana igiye gukora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu. Ngo uyu Saduraka na Meshake na Abedenego ijambo ryatubwiye ngo bagiye mu itanura ry'umuriro. Haleluya. Ngo byabaye ngombwa ko bakomeza guhamya Imana yabo. Ndagira nkubwire ngo nawe ujye uhamya Imana yawe. Haleluya. Barayihamije baravuga ati naho mwadushyira mwaririya tanura twe ntabwo turi bureke Imana yacu. Barakomeje ya Mana barayititiriza baravuga ati naho mwavuga ngo turashya nta kibazo. Barabyemeye. Umuntu wabwira ngo ajye mu muriro kugira yemere Imana ye, abo bantu ni bakeya. Dufite abantu b'abakristo benshi bavuga ngo barakijijwe ariko bahura n'utubazo dutoya akavuga ati Imana nyivuyeho. Saduraka na Meshake na Abedenego uwo mwuka ntabwo wari ubarimo. Bari bafite umwuka wo guhamya Imana, bari bafite umwuka wo guhamya Imana bakavuga ati mu bibazo haba mu rupfu Imana tugomba kuyikurikira kuko baragendanye n'Imana. Baravuga ati byanjye bikunde. Umwami arababwira ngo nimwitekerezeho. Ngo yabahaye agahara ababwira ati nimubanze mwitekerezeho mbere yuko tubashyira mu itanura ry'umuriro hari mwakwisubiraho. Umwami yabonye batavuye kwizima kukwemera Imana yabo. Haleluya, haleluya. Babonye atavuye kwizima baravuga atariko kwabaha amahirwe tukabareka bakitekerezaho. Ariko Saduraka na Meshake na Abedenego nta kintu cyageze gihinduka. Bakomeje bahamya Imana yabo. Barababwira ati ntabwo turi bureke Imana yacu. Haleluya, haleluya. Ngako kanya ngo babajugunya ngo baragenda ngo bafate itanura bararyenyegeza. Ndagira nkubwire ari abantu benyegeje itanura ryawe. Hari abantu bakuzanira ibibazo utikururiye bakaza bashaka kubiguturaho. Ariko ndagira nkubwire ngo ibyo bibazo ntacyo bizagutwara kubera ko ntago ari Imana yabigusizemo. Ndagira nkubwire ngo ntabwo ari Imana ibyo bibazo yabigusizemo. Niyo mpamvu Imana igiye kugukura muri ibyo bibazo. Haleluya. Ntabwo ari Imana. Hari amatanura usanga abantu barajugunywemo n'abarozi. Ugasanga abantu nibashaka akazi bakabone. Ugasanga umuntu yarize, ugasanga umuntu yize ibintu bijyanye bitandukanye ariko ugasanga nta kazi afite. Ugasanga benshi na amatanura abarozi babasizeho. Ariko ndagira nkubwire ngo iryo tanura ntabwo ari Imana yari gusizeho. Imana igiye kuri gukuramo mu izina rya Yesu. Hari abakobwa tuzi bamaze igihe kirekire babuze urushako bavuga ati ese Mana twebwe tuzabona abagabo gute? Ese twebwe Mana tuzabona ingo z'umugisha gute? Ndagira nkubwire ngo iryo tanura abarozi bagusizemo Imana iri gukuyemo nonaha mu izina rya Yesu. Tangira utambutsa amashimwe kubera ko ndabona Imana igiye gukora ibidasanzwe ku buzima bwawe. Hari abantu bajugunywe mu hari abantu abarozi bajugunye mu itanura, babajugunye mu itanura yo kudashaka, bajya mu itanura yo kudakizwa. Ndagira nkubwire ngo ayo matanura yose Imana yabakuyemo mu izina rya Yesu. Imana itugirire neza. Saduraka na Meshake na Abedenego bahamya Imana yabo. Baragenda ngo babata mu itanura ry'umuriro. Bari bazi ko birangiye. Umwami yaravuga ati nibo bashyira mwaririya tanura byanjye bikunde barahita bashya barangire. Ariko ngo babasizemo ngo barareba ngo baje kureba bazi ko byarangiye babona ngo ntacyo babaye. Ari igihe bakuroga, ari igihe uhura n'abantu bakurwanya bakakugamara, bamwe bakajya bakakuroga bakumva ko wapfuye bakaza baje kureba bazi ko byarangiye. Ariko ndagira ngo utangarize ntabyo bazabona. Imana itugirire neza. Ngo baje kureba bararunguruka bareba ko ari cyo byarangiye ariko babona abantu babona bari mu muriro babona barakomeye. Ndagira nkubwire ngo nawe Imana nigukomereze muri icyo kigeragezo urimo kubera ko isaha igiye kugera Imana ikigukuremo mu izina rya Yesu. Haleluya. Ngo nuko ngo barangije ngo barareba babona ngo mundi muntu wa gatatu ko twasizemo abantu babiri
none tukaba turi kubona mu ndi wa gatatu kandi tukaba tunafite ishusho isa n'iy'umwana w'Imana. Ese byagenze gute? Ariko ndagira nkubwire ngo abarozi uko byagenda kose hari icyo bamenye. Haleluya! Hari icyo babonye kikwicaye. Haleluya! Buriya ari igihe abantu bakurwanya bakaba bazi ko ariwe bakurwanya, ariko ntabwo baba bazi ikintu kikwicaye. Saduraka na Meshake na Abedenego babajugunye mu itanura ry'umuriro, bari bazi ko bari bushya, ariko ntabwo bari bazi ikibarimo. Ikibarimo nicyo cyajyanye nabo mu muriro, ntibagira icyo baba. Ndagira nkubwire ngo nawe witerwa ubwoba n'ibyo bibazo urimo, witerwa ubwoba n'izo ntambara urimo.